Ibihe byiza kuri mwe mwese mwahisemo kubana natwe hano kuri iyi shene ya Icyizere Family TV ku makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho, aho mugiye muherere mu mpande zigiye zitandukanye. Reka mbabwire ngo Imana ikomeze kuduhana umugisha. Nshuti zacu turabakunda, niyo mpamvu tugenda tubahitiramo ibiganiro bigiye bitandukanye byabafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Mubwira ngo biroroshye kubana natwe, icyo bisaba ni ukureba aho munsi ya video ugakanda subscribe, ugakanda notification, ibiganiro byacu bikajya bikugeraho 5 kuri 5. Ni ibiganiro mutegurirwa na Icyizere Family TV mukabigezwaho nanjye Nshuti Isaac. Nshuti zacu tugiye kurebera hamwe ibintu bigera kuri 7 abakobwa badakwiriye gukora imbere y'abasore bakundana. Igihe uzaba uri kumwe n'umusore mukundana uri umukobwa, ibi bintu bigera kuri 7 ukwiriye kubyirinda, kuko ibi bintu nubikora bizagutandukanya n'umusore muri kumwe mu rukundo. Ubundi birazwi neza ko abasore bakunda kwihagararaho cyane ndetse bagakunda n'icyubahiro, bityo abakobwa baba bari kumwe bakishimira ko abasore bari kumwe ari abantu bashoboye, ari abantu basa neza, ari abantu mbega bashoboye kuba bakora ikintu icyo ari cyo cyose cyabahesha agaciro. Bityo rero bigatuma abahungu nabo bishimira gukundana n'abakobwa bakora ibyiza imbere yabo, bakora ibidateye isoni imbere yabo, bakora ibintu bishimisha. Mbese muri makeya abo bahungu bari kumwe mu rukundo batiyandarika, batifata nabi, batavuga amagambo adafite agaciro, batavuga amagambo menshi cyane. Mbega kurikira iyi nkuru urasobanukirwa neza ibyo udakwiriye gukora imbere y'umusore muri kumwe mu rukundo. Mera ku cyambere rero, abasore banga urunuka ku bakobwa baba bakundana. Icyambere ni iki ngiki: niba muri kuringanira n'ameza, muri kwakira amafunguro, wa mukobwa w'ikintu uzirinda cyambere, uzirinde kujya urya nk'inka. Ngo uzirinde kurya nk'inka, kujya urya wasamye, kujya urya werekana amenyo, kujya urya utandukanyije umunwa, mbega ibyo uri kurya bikagaragara. Icyo gihe umukunzi wawe azabifata nabi cyane, azabifata nabi, kubera ko ibyo bintu ntabwo biba ari byiza kurya werekana ibyo uri kurya mu kanwa. Kuvuga ngo ikintu uzakora, uzajya ugerageza kurya ubumbye umunwa, uzajya ugerageza kurya amenyo afatanye adatandukanye, uruhu rw'umunwa rutavuye ku menyo, kugira ngo ibyo kurya uri kurya bitaza kugaragara. Iyo ni ingingo ya mbere. Iyo ngingo utayubahirije yagutandukanya n'umusore muri kumwe mu rukundo. Nshuti yanjye, reka dukomeze ku ngingo ya 2. Ingingo ya 2 turebaho, uzagabanye urusaku. Ingingo ya 2, uzagabanye urusaku mu gihe muzaba murimo murafungura amafunguro. Kurya usakuza oya, ntabwo ari byiza. Banza ukore umurimo umwe, nurangira ukore undi. Imirimo 2 yananiye n'imyisi, ubwo we wayishobora ute? Ntabwo byakunda. Ubundi abahungu hafi ya bose ntabwo bakunda umukobwa ugira urusaku cyane. Niko bimeze. Ibyo mbabwira ni ukuri, ntabwo bakunda umukobwa ugira urusaku, uvuga cyane, njyewe ibi n'ibi, njyewe gutya na gutya. Oya, gabanya urusaku, mubanze mufungure. Numara gufungura muri buze gufata umwanya wo kuganira. Kandi ikindi uzirinda, si nubwo muzaba muri kurya gusa, igihe umusore azaba aguhamagaye kuri telefone yawe, ntuzahite wikiriza telefone ngo haro. Oya, cishijwe bugufi, mwakire, umwitabe mu ijwi rituje cyane, ku buryo hasi hebaza, ese uyu muntu araryamye, uyu muntu anyitabye arahagana hehe? Nuko nguko
ibyo kintu nacyo nugikora kizagufasha mu rukundo rwawe, kwa kundi umuntu ashobora kuguhamagara ukitabira ijwi hejuru, ushobora no kumukanga nawe akagira ubwoba akibaza se uyu mukobwa yabaye iki ko ari gusakuza cyane. Cisha ijwi bugufi inshuti yanjye, uzaharambana n'umusore muri kumwe mu rukundo. Dukomeze ku cya gatatu. Icya gatatu rero, uzirinde kurya cyane. Kurya cyane, kurya byinshi cyane ukagaragaza ingeso yawe. Pana kuvuga hahandi ngo muragiye inkoko urayiriye urayimaze, unyweye amafanta menshi urayarangije, oya uzaba uri kwitesha agaciro. Azavuga ati uyu mukobwa nimugeza mu rugo azandya, azavuga ati uyu mukobwa nimugeza mu rugo arya byinshi sinzi ko nzabibona. Iki kintu rero nshuti yanjye, abahungu bose aho bava bakagera, hafi ya bose baracyanga iki kintu. Niba umukunzi wawe agize atya akakugurira, uzirinde kurya byinshi cyane, uzirinde kuvuga ngo ndi kumuhombya. Oya, icyo kintu nugikora uzaba uri kwitandukanya nawe. Ikintu uzakora nibazana ibiryo, ikintu uzakora uzarya ibiryo biringaniye, uzirinde kuba wabirya ngo bishire ku isahani ngo bimare. Oya, si kubimara siyo ntego. Kuri icyo nakubwira cyo, uzigirira akabanga, uzarambana n'umusore wawe. Dukomeze ku ngingo ya 4. Icya 4 ni ikintu gikenewe cyane. Icya 4, uzirinde kwicara nabi imbere y'umukunzi wawe w'umusore. Si umugore wawe, si umugabo wawe mwicaranye, byibuze ngo urambara ya myenda y'amamini, ya myenda igaragaza imyenda wambariyemo imbere. Oya, wowe ikintu ukora, fata imyenda wambare wikwije nk'umwari w'u Rwanda. Numara kwikwiza, ubwiza bwawe nta wundi uba ukeneye kububona keretse umugabo wawe muzashakana. Pana kugenda ku muhanda ubwiza bwawe bw'umubiri ubwereka uwo ari wese. Oya, niba ugiye gusohora n'uyu musore inshuti yanjye, icara neza wigaragaza imyenda wambariyemo imbere. Uyigaragaza, umusore azavuga ese uyu mukobwa wicaye gutya ari njyewe turi kumwe? Ese niba hari abandi bakundana akicara atya, niba njyewe nshoboye kwihangana, abo basore bandi bo bashoboye kwihangana? Umusore ufite uyu mukobwa uko biri kose afite imico itari myiza, afite imico umuntu atakihanganira. Inshuti yanjye rero, uzirinde kwicara utandagaraje, kuko ibyo bintu nabyo ntabwo ari byiza, byazagutandukanya n'uwo musore muri kumwe mu rukundo. Dukomeze ku ngingo ya 5. Ingingo ya 5, uzirinde kuvuga amagambo menshi mu kanwa kawe. Kandi ikintu cyose si ngombwa ko ugitangaho igitekerezo. Hari ibyo watangaho igitekerezo ugasanga utanze igitekerezo kitari cyo. Rero uzirinde kuvuga amagambo menshi. Iyi ni ingingo nziza kandi ikwiye gukurikizwa buri munsi. Buri mukobwa wese iyi ngingo akwiye kuyikurikiza. Kandi ikindi, buri mukobwa wese wifuza kuba umukobwa w'igikundiro, ni ukuvuga ngo niba uri kumwe n'umukunzi wawe, wihutura amagambo menshi. Uko bimeze, wowe icyo usabwa kuba wakora ni ugutuza, maze ukamutega amatwi akakubwira ibyo ashaka kukubwira. Pana kujya ajya kuvuga ukamuvugiramo. Oya, niba agiye kuvuga, tega amatwi, wisakuza. Nusakuza, abahungu benshi banga abakobwa bakunda kuvugaguzwa amagambo menshi cyane. Ngayo nguko, iyo ni ingingo twagarukagaho. Reka tugaruke ku ngingo ikurikira. Ingingo ya 6 rero tugeraho ngo uzirinde kwifata nk'umuntu ubizi byose. Yajya kuvuga ikintu ati iki ngiki uzi ko nyizi we, iki ngiki ndakizi. Yakubwira ikintu, yakuganizaho ikintu ngo iki nacyo uzi ko nyizi,
icyakubwiye cyose ngo ikizi ko nacyo nyizi, oya uzirinde kuba nyirandabizi. Umva nkubwize ukuri, ntabwo abahungu bakunda umukobwa wigira bamenya pe. Mbese muri makeya, umuhungu ubona umukobwa yarigize bamenya ikintu cyose ndakizi, ikintu cyose ndakizi, abahungu ntabwo bakunda mwene uwo muntu nshuti yanjye, kubera ko iyo wigize nyina ndabizi wigize bamenya, umuhungu abona yuko wamupinze, akabona ko ibyo ari kukubwira byose wabiciye amazi. Oya, wowe tuza ukora ibyo akubwira, ibintu bigende neza. Dukomeze ku ngingo ya 7 ari nayo dusorezaho. Izi ngingo zose nshuti yanjye ni ukuri ndakwinginze uzaziwubahirize, uri umukobwa uri umusore, ibi bintu bizagenda neza mu rukundo, muzubaka urukundo rwanyu rugere ku ntego. Dukomeze ku ngingo ya 7 ari nayo dusorezaho. Ingingo ya 7, uzirinde gukoresha amagambo akocamye, amagambo adafitemo ikinyabupfura, amagambo utamenya ahantu umuntu aba yayakuye, amagambo adafite ubusobanuro, amagambo ateye isoni, amagambo nk'ayo ngayo ntabivuga gute, amagambo mbega adashobora kuguhesha agaciro imbere y'umusore muri kumwe mu rukundo. Ni ukuvuga ngo hari igihe umusore asohokana umukobwa bakajya nko gufata ahantu icyo bashaka se, kwiyakira se, basohokanye, ugasanga umuhungu asifuye ukora aho ngaho cyangwa aramuhamagaye. Icyo gihe nta kinyabupfura wawerekanye icyo gihe. Niba uri umukobwa bagusohokanye ugasanga usifuye umuntu ukora aho ngaho, uramubwira uti ngwino mubwire, ari uwo muhungu arabona ko nta kinyabupfura ufite, ari n'uwo muntu usifuye arabona ko umusuzuguye. Ubwo rero niba umusore yagusohokanye, uzirinde kuba wasifura umukozi ukorera mwaho ngaho, uri umukobwa nyine uzirinde kuba wamusifu. Hari ibintu byinshi wakora uwo muntu akakubona, wenda ushaka guhinduza ibyo wari ugiye kurya cyangwa se ugiye kumuha komande, ikintu uzakora uzirinde kuba wamusifura ngo ngwino umubwire, oya, ikintu uzakora wowe uzamanike ikiganza hejuru. Ubwo ni uburyo mba ndi kubabwira bwabafasha kutabatandukanya n'abasore muri kumwe. Uzamanike ikiganza hejuru, mbega muri makeya iyo twajyaga turi mu ishuri ugashaka nko kujya hanze, wakubitaga agatoki hejuru ngo please teacher can I go out. Ubwo urumva mwarimu yabaga amenye icyo ushaka kuvuga, noneho akaguha urushya ugasohoka. Rero nawe ikintu ugomba gukora, uzamanike ikiganza hejuru, natakubona uzamukurikire umusange umusobanurire icyo ukeneye. Ubuse waba uri mu nama zirimo meya cyangwa perezida, waba ufite ijambo ugasifura ugasakuza ngo mfite ikibazo, oya, uzamura agatoki hejuru, barakubona bakaguha umwanya. Nk'uko rero twajyaga tubigenza ku ishuri dushaka kujya hanze, wazamuraga agatoki hejuru, mwarimu atabyumva ugakubita agatoki nyine nk'inkonokono akakubona, ariko udasakuje, bityo ugahita ujya hanze. Nawe rero mukobwa, ikintu ugomba gukora ni ibyo ngibyo. Inshuti zacu rero tugenda tubashakira ibintu byatuma murambana n'abakobwa, ibintu byatuma murambana n'abasore muri kumwe mu rukundo. Iki kiganiro rero niba kikunogeye kandi kigufashije, kora share ku bandi nabo ubasangize iki kiganiro, kandi ukande subscribe na notification, share na like na comment. Ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5. Mwakoze cyane.